Yesu yaravuze wamukurikiye. Yego, mu gitondo mbyuka saa 11 nkaryama saa 4. Hari igitare cy'Imana reka kugeraho. What's up bakunzi ba The Corner TV, nanone twagarutse kabisa. Twarabwiye tubatungura buri munsi ni babandi n'ubundi, ariko ikintu duhora tukwibutsa buri munsi kugira ngo tugire aho tugera, tuzamura abantu duhora tubereka kuri kamera zacu. Reka tubasaba akantu kuri The Corner TV, wo dukunda kanda subscribe, ukande share, comment hafa kabisa, utwereke ikintu kitagenda kabisa. Odira, ugiye kuduha agasample gatoya ku ndirimbo yawe, ubundi abakunzi bacu ubatangize neza. Twagiye. Yesu yaravuze wamukurikiye na rimwe asitira cyena. Nice one. Odira, ndashaka kumbwire, ese kuririmba ni izihe ngaruka kuva watangira kuririmba uwahuriyemo nazo cyangwa uhuramo nazo buri munsi? Ingaruka ni ukwiga nyine, hagiye nyine umuntu yiga akabura nyine uko yakora uwo muziki neza, n'ababyeyi nyine urumva igihe baba batabyumva neza. Yego, neza. Ese umuziki hari ahantu maze kukuvana, hari naho maze kukugeza? Yego. Nka hehe? Ugiye kuba nyine urugendo uduho gatoya nyine tubwire ati byatangiye gutya bimaze kugenda gutya, kugira ngo abadukurikiye bamenye uko struggle zagenze nk'abahanzi bose urabizi nta musano bura struggle. Yego, ukuntu byatangiye nyine ntari umuntu nyine bawo wenyine utagira inshuti, nyine gusa nyine ahantu bimaze kugeza nungukiyemo inshuti nyinshi. Ikindi nyine binkundisha kuririmba cyane. Yego. Ese Odira, nuhe muhanzi ukunda mu Rwanda cyangwa hanze yarwo? Nkunda abahanzi babiri. Nkunda Lucas na Vestina na Clarisse karasira. So ugiye kuduha agasample gatoya kuri buri muhanzi, gatoya cyane kuri buri, ari iryo tsinda watubwiye ari n'uwo nguwo. Yego. Yesu arakiza n'inkofu zigashira azura n'abatihagaze. Yego. Twagiye kwa Karasira. Rutaremara wamaye byose, hayewe nsanzura ingabiraro. Wow. Amazing. So Odira, ugiye kutubwira kugira ngo ugukurikiye abimenye neza. Ese Odira afite management cyangwa akora wenyine? Afite management. Urayifite. Ese Odira, wifuza izindi support uzifuza umuntu yaziguha gute? Ushaka nyine agize umuntu kureba hano akagukunda akifuza kugufasha. Ese urifuza ko bagufasha? Uramutse ubyifuza yagufasha gute? Uratubwira nyine uburyo ki yagufashamo and then. Yego, ndifuza ko nyine bamfasha ugakurikirana nyine ibihangano byanjye. Yego, ukuntu nyine nkunda gukorana n'abandi bose bakadukurikira, bakaduha ama like, shares, bakanda subscribe. Yego. Wow. Odira, ese Odira byuka sangaye mu gitondo, agera ku ishuri sangaye nk'umunyeshuri. Ugiye kuduha gahunda yawe y'umunsi, uvuye ku ishuri, ugeze ku ishuri, uduha gatoya nyine twumve kugira ngo n'uwakwifuza nuse nyine urabyumva. Yego, mu gitondo mbyuka saa 11 nkaryama saa 4. Rero iyo nageze ku ishuri nkora etide ya mu gitondo, ngana n'inshuti zanjye tugatera story. Yego, ubundi nkataha nyine nibyo. Wow. So Odira,
turabizi abantu bakurikiye The Corner Online ni benshi cyane kandi bagukunze, so ugiye kuduha platform umuntu yakubonaho, nimba ukoresha Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, uravuga nyine uravuga social media ari hose ukoresha kugira ngo uwagukunze cyangwa ugushaka muzavugane. Yego, nkoresha Facebook, YouTube, na Instagram. Ni irihe zino ukoresha kugira ngo ugukunde nyine ahita sakinga ubundi muganire nyine, akubwire support yaguha, cyangwa hari n'abaguha support y'amasengesho kugira ngo nyine abo ngabo bakubone, nihe bagusanga n'aya mazina? Yego, kuri tubi watsangaho kandikamo Holy Globe. Yeah. Facebook ni Irakoze Bernice. Ajya tubwiye kugira na Instagram. Aha ni aya ukoresha kuri Instagram. Irakoze Odile. Wow. So twari turi kumwe n'umuhanzi Irakoze Odile. Muramubona afunzemo fresh. So umukunze wamufasha kabisa. Murabibona u Rwanda rwacu rufite talent, rufite impano kabisa zikeneye kuzamurwa. Dufashe rero tuzamura izi impano. Nta kundi ubikora. Uramuvugisha kuri izo ntuza mbuga nkoranyambaga ze wakoresha, natwe ariko ukore share, subscribe, comment kuri The Corner Online, ubundi ibintu bigende fresh. Murabizi rero buri munsi turahora tubatungura tukabakubita utuntu dutandukanye, aka kavuyeho ubutaha tuzaguha ibirenze. So reka Odile agiye kudukubita akantu gatoya ubundi twikomereze. Wera nituzina cyawe, wera nituzina cyawe, intebe yawe yuzuye ishimwe. Yego. So Odile ugiye, nimba hari abantu ndabizi ku mutima ntiwabura ikintu uvuga, ugiye kuvuga ugira abantu ushimira nyine kugira ngo ugukurikira ari we wese yumve, abagufasha ubashimire, and then ugire n'ikintu ubwira abakunzi bawe. Yeah. Yego, ndashimira inshuti zanjye, ndashimira na Corner Online. Yego, n'ikindi kintu nababwanye no kunkurikirana agakurikirana ibihangano byanjye. Murakoze. So Odile, turi mu gusoza ngiye kukubaza utubazo tubiri. Ikibazo cya mbere ngiye kukubaza, Odile akunda kurya iki? Yego, nkunda kurya inyama cyane rwose. Odile ayikundira akamanya kabisa. None se Odile, ni ibihe bintu wanga? Mu byo kurya se cyangwa mu byo kurya? Mu buzima busanzwe nyine ibyo oya ibintu ukunda wanga mu buzima busanzwe gutumva bitakurana. Ikintu nanga mu kurya rero, nanga ikintu bita imyungu. Urumva imyungu? So nyine mu buzima busanzwe bwo nanga umuntu mfata uko ntari nyine. Odile yanga imyungu kandi abandi bakobwa barikunda ngo hari ukuntu bimera ukuntu. So Odile, ese wumva The Corner nigufasha cyangwa abagukurikiye nibagufasha ukagera kure, ni ikihe kintu uzaha abantu bagukunda kugira ngo nyine bazahore bavuga ati kabisa uriya mwana, ku buryo utazigira utuva mu bitekerezo? Zabize abandi bahanzi baraza bagatwika bakizamuka ariko bagera aho bagera bagahita bibagirana. Wowe ni ikihe kintu wakwizeza abakunzi bawe, abakunzi ba The Corner, abakunzi ba Odile, abakunzi b'umuziki mbega, ni ikihe kintu wabizeza? Ikintu ntabizeza no gukomeza baha ibihangano byiza kandi nanabakunda cyane. Murakoze. Ugiye kuturirimbira akarembo ko mu gitabo nk'umuntu usenga ubundi dusoze. Gitare kimana reka kugeraho kubw'imbabazi zawe, tera waramenewe. Yego. Wow, mbega ijwi Imana we.
bantu mudukurikiye kuri The Corner Online, ndakwinginze andika comment ugire ikintu ubwira n'umwana w'umukobwa, kandi nimba abantu bamukunze please bigaragaze, nibe bya rukundo rw'abanyarwanda ngo turaruhishe, bigaragaze kabisa. So reka Odira dukubita akajingo ka The Corner Online. Yego, murakoze. Nkunda Corner Online, nkunda kuyikurikirana, kandi nk'abakunzi bayo mukande kuri share, subscribe na comment zirakenewe. Murakoze. Thank you Odira, kandi thank you nawe kudukurikira. WhatsApp dukurikirana ubutaka kabisa. Thank you so much.